ibintu bitanu umugabo yakorera umugore bikamushimisha mu gihe bari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ikintu cya mbere uba ugomba gukorera umugore, uba ugomba kutagenda ngo umwitureho. Kwa kundi umugabo ashobora kugera ku buriri agahita abwira umugore ngo hindukira. Ibyo bintu rwose ntabwo ari byiza, ntabwo bishimisha abagore. Uba ugomba kugenda ukamukoraho akabona ibimenyetso by'uko ushaka imibonano mpuzabitsina, ukamukoraho, ukamukabakaba. Mbere na mbere ubuze umugore wawe ibyo akunda, ukamukoraho, ugakoresha urutoki mukarukoresha mu mibonano mpuzabitsina y'umugore, ukamukarisa ukoresheje intoki, kuko iyo ukoresheje intoki uri kumukarisa, ugakoresha intoki aho ariho hose uzihamushimisha, ubuhazi yaba mu mabere yaba mu gitsina, ariko ugakoresha intoki mbere yo kugira ngo ushyiremo igitsina cyawe, biraza kugufasha kugira ngo umugore wawe abe yabasha kugera ku byishimo bya nyuma. Kuko ubushakashatsi bwagaragaje yuko umugore ashobora kugera ku byishimo bya nyuma mu gihe hashize iminota 20, ariko ku mugabo aba ari hagati y'iminota 5 n'iminota 7. Urumva umugabo n'ako kanya ni vuba, kuko hari nk'umugabo ubana n'umugore bagakora imibonano mpuzabitsina imyaka myinshi, igihe kirekire cyane, ariko umugore we ataragera ku byishimo bya nyuma. Kubera iki? Ntabwo wabashe kubyitondera, ubashe ubyumve ubikurikize, kuko hari igihe wowe ugeze kuri ya minota cyangwa se ukayirenzaho gato, ukarangiza haburaga nk'iminota 2 cyangwa iminota 3 kugira ngo umugore agere ku byishimo bya nyuma. Wowe ukaba uzi ko umugore atarangiza, kandi nyamara ararangiza, ahubwo hari aho utagera. Ahatuma arangiza ntabwo uhagera, ntabwo uri buhagere. Rero iyo wabashije gukoresha intoki gutyo mbere y'uko mukora imibonano mpuzabitsina, ugakoresha intoki, buriya intoki zikora akazi gakomeye mu mibonano mpuzabitsina. Ugakoresha intoki ku mugore wawe kugeza ubwo ubushake buzamuka bukagera kure, akabishaka cyane, ukazikoresha rwose buhoro buhoro ukazikoresha. Noneho wowe uza gutangira cya gikorwa, kugeza ubwo nawe ushobora kuza gutangira ku cya gikorwa, noneho bikaza kuza kugufasha nawe ukaza kugera mu gihe uraza kugera mu gihe cyo kurangiza, n'umugore ageze ku byishimo bya nyuma, bikaba byaba ngombwa yuko umudamu wawe arangiza, kuko kurangiza ni ikintu cyiza cyane ku bagore. Gusa benshi ntibazi uko kurangiza bimera, ariko kenshi biba byaturutse ku bagabo, nibo baba babiteye. Kuko kenshi nk'iyo umugabo azi neza umugore we yaramaze kumumenya, akamenya aho yakora n'uko yabigenza, rimwe na rimwe bituma umugore ashobora kurangiza, yamara kurangiza wowe ukongera ugakomerezaho ku mugore wawe, ugakomeza ugakora ku buryo umugore ashobora kurangiza inshuro 2 mu ituru imwe, umugabo yabigizemo uruhare. Ariko ubwo byaba biturutse muri ya karise yabaye ndende cyane, itari igitsina cy'umugabo, kuko kenshi igitsina cy'umugabo hari igihe gikubitana bwa bushyuhe bw'umugore, bikaba byatuma umugabo arangiza vuba, umugore atararangiza. Ibyo nubikora ukabigerageza, ni ukuri ubigerageze, bizatuma niba umugore watageraga ku byishimo bya nyuma, bizamufasha kugera ku byishimo bya nyuma. Abagore bose si uko batabigeraho, ahubwo bituruka ku buryo abagabo baba bakoze imibonano mpuzabitsina hamwe n'abagore babo. Ikindi kintu cya kabiri, mu gihe uri gukora izo karise ku mugore wawe, uba ugomba gukora buhoro cyane. Noneho kandi ikindi, niba ubonye urangije mbere ye, wifashe wagerageje biranga, urangije mbere ye, burya umugore ushobora kumufasha kugira ngo arangize ukoresheje urutoki. Wamaze kurangiza wowe byarangiye, wakoresha urutoki, umugore wawe akarangiza. Ni ukuri intoki ni ikintu gikomeye, zigeza umugore ku byishimo bya nyuma. Niba umugore wabonye urangije ukabona rwose ntishobora kongera guhaguruka, byarangiye, wireka umugore ngo agendane uwo mubabaro. Oya, koresha intoki zawe buhoro cyane mu buryo bumushimishamo, uzikoreshe hose ahari bumushimishe, umugore wawe araza kurangiza. Ntugatekereze yuko warangije ubwo birangiye. Oya, warangije wowe, kuri we byarangiye, ariko umugore ntibyarangiye, n'umugore akeneye kurangiza. Ibaze nawe umugore arangije agahita akubwira ati mvaho, nawe ukavaho utarangije, nawe byakubabaza. Niba wamaze kurangiza, koresha intoki, umugore we biraza kumufasha kugira ngo arangize. Hanyuma ikindi kintu cya gatatu nanone, ni ugutega umugore wawe mu gihe muri mu gikorwa cy'abashakanye, kumutega amatwi, akakuyobora we aho ashaka ko ugenda, aho ashaka. Wowe ntushake kugira ngo ukore wowe ibintu biri kugushimisha gusa, ahubwo tega umugore wawe amatwi, muganire, umutega amatwi, umwumve, wumve ikintu ashaka, wumve ikintu ari gushaka muri uwo munota, wumve ibyo ashaka ko umukorera, wumve uko abyifuza. Kandi noneho niba akubwira ati wenda wikwinjiramo indani, bireke, kuko aho hantu ntabwo we niwe uza ahantu nyirizina. Uzarebe niba ufashe tije koto ugashyira mu gutwi kwawe, ukaba uri gukuramo imyanda,
none se tije kote iraza kumva iraza kumva ubwo buryo kwa kundi buri kwikurugutura, ngira ngo urabyumva ukuntu biba bimeze mu gutwi. Tije kote ntabwo iri kubyumva ariko wowe uri kubyumva. Urumva rero wowe uri gukorera umugore we ari kumva neza cyane aho ashaka, nubwo nawe wowe uba wumva, wowe ntitije kote uba wumva, ariko umugore niwe uri kumva aho ashaka. Burya iyo wibanze cyane aho umugore ashaka atari aho wewe ushaka, bifasha umugore kugera ku byishimo bya nyuma. Turi kuganira ikintu nyine gishobora gutuma umugore agera ku byishimo bya nyuma. Ni ukuri kutagera ku byishimo bya nyuma ni igihombo gikabije. Urumva rero wowe gutega umugore amatwi ukamwumva mu gihe muri mu gikorwa mpuzabitsina, akakuyobora aho ashaka, aho yumva aryoherwa, aho yumva we ari kumva ashaka muri uwo munota, aho ngaho iyo uhakurikije ni ukuri umugore wawe agera ku byishimo bya nyuma, birakunda. Ikindi kintu noneho kindi tugiye kongera kureba, kureka umugore akarekura amarangamutima ye mu gihe muri mu gikorwa cy'abashakanye. Burya bibaye byiza mushobora kuba niba wenda mu rugo mutisanzuye, hari ukuntu mu Rwanda baba batisanzuye, inzu wenda akaba ari ntoya, icyumba cyawe kitisanzuye ngo kibe kiri kure cyane y'ibindi, ku buryo umugore ashobora kuza gusakuza uko abyumva abantu ntibamwumve, kuko kenshi hari igihe n'imibonano mpuzabitsina itaba myiza bitewe n'abantu bari mu rugo iwanyu. Ukumva wenda umugore najya gusakuza ngo arekure amarangamutima ye, agahita yibuka ko abana bari maso bararyamye ni bakuru, ko muri umuntu arahari, umukozi akumva nyine akifata. Buriya rero ntabwo iyo mibonano, yego nyine nta kundi byagenda bitewe n'ubuzima aho buba butujyana, ariko ubundi kenshi iyo umugore we arekuye amarangamutima y'imibonano mpuzabitsina birashimisha, bituma agera ku byishimo bya nyuma neza, kandi bikanaryohera n'umugabo, bikanashimisha umugabo. Rimwe na rimwe rero bitewe wenda n'abantu bari mu rugo, mushobora nko gufata umwanya wenda nubwo yaba ari rimwe mu kwezi, nubwo yaba ari rimwe mu cyumweru, mukaba mwajya ahantu hitaruye, cyangwa se wenda ku manywa mwahiriwe nta bantu bari mu rugo, ariko ukareka umugore yasakuza. Hari abasakuza, hari uvuza induru, hari urira mu mibonano mpuzabitsina, yaba agiye kurangiza amarira akaza akarira kubera ibyishimo, ukamureka akarira agasakuza, ntumufate ku muntu, ukamureka agasakuza uko yumva byumva. Hari uhita atitira agahinda umushyitsi. Buriya nubona umugore wawe ari kurangiza agahinda umushyitsi, uzamufate use n'umuhobera, umukomeze kandi hahandi. Kandi noneho kandi ikindi kintu ikosa abagabo bakora none mu mibonano mpuzabitsina, hari ukuntu umugore aba agiye kurangiza yatangiye kuzamura amarangamutima ye, yatangiye gusakuza se cyangwa kurira bitewe n'uko arangiza, wowe ugahita uyikura hariya hantu ukumva ko umugore arangije. Oya, uhagumishe kugeza ubwo wowe ubona asa n'urangiye, kuko umugore iyo arangije asa n'urangira nyine, ukabona ahita asa n'uwikubise nk'urangiye nyine, sinzi ukuntu ubwo nabivuga. Wowe mureke uze kuyikuraho neza, ari ukubona ko arangije pe, arangiye, agasaku gashize, ko hari uhita agwa agacuho, hari uhita acira, wenda kubona aciriye, hari uhita ahinda umushyitsi cyane. Najya ahinda umushyitsi ujye umufata umukomeze kandi uyiharekere, uyihagumishe nta kibazo, kugeza ubwo ubona ko arangije neza. Kuko hari ikosa abagabo bashobora gukora, ukaba wayikuraho ariko haburaga nk'udusegonda nka 3 kugira ngo arangize neza. Yego arangije, ariko hari akantu kaburaga. Kariya kaburaga rero niko kabi, uba ugomba kumurekana kariya kakavaho neza. Nicyo kintu gishimisha umugore rwose.